nuko irondo rimaze kwivanga n'ibisamba, umuntu ari kujya kuguhanurira akabanza yakubaza ngo ariko ngo uri umugabo cyangwa ngo uri umusore, Imana itazi icyo uri cyo ubundi yakubwira iki? Ni irondo rimaze kwivanga n'iki? N'ibisamba. Nyeganyeza ya nshuti yawe ibwira uti Imana ikwicire wuzuya, nawe ubona Imana muri aya materaniro, ubona Imana muri korari, ubona Imana mu masengesho, ubona Imana mu iteraniro, ubona Imana mu gipasitoro, ubona haleluya. Saba ni guseka utuntu tw'utubuto nzagayo pe, Imana nakoreye pera n'umwana nzabona kujyayo. Hanyuma nindangiza mubwire nti ndagukunda Yesu we, je t'aime Jésus, I love you Jesus, nakupenda sana. Ariko Mana nzamuganirira Mana Yesu, nzamubaza utuntu dutandukanye. Oya numushaka bahaguruke mu ndebe ndi mugufi, kandi ndashimira Imana ko nta handi Yesu yigeze arara keretse kwa Zakayo mugufi. Iyo Yesu azukana urufunguzo akavuga ati ntagire umuntu nkoraho, njyewe ngiye mu ijuru. Ariko reka mbabwire ikintu kimwe, bitewe nuko abisi mwandishe, bitewe n'inkoni mwankubise, bitewe n'imishumari mwanteyemo, nzamukanye imfunguzo zijyanye mu ijuru. Ntagire umuntu uzamvuga mushe muravuga basku, mushe muravuga n'abanyoko n'abanyokorome, akavuga ati nje nisubiriye kwa data, izo mwankubise zirahagije. Kibobo turi kuvuga iki mwaka byaramo? Tumushimire rero. Abantu bari gutinya ko tubabwira ko Yesu ari ku irembo, ariko ntabwo hazabura intambara, nta n'ubwo amahoro azahora keretse Yesu asendeho urupfu n'ibyaha. Ariko naze mu isi yagize nca tuzahaba dusugire, izina ry'Uwiteka rihimbaze. Kandi gutaha utavuze ku ijuru burya baba baguhohoteye. Njyewe rero mundebe neza, mufate isura yanjye, nzajya mu ijuru. Kandi mu ijuru nabibwiye abantu bakandi mu ijuru mundebe, nzaba ndi guseriva ku tuntu tw'utubuto, nzaseriva utuntu tw'utubuto. Mundebe nzaba ndi guseriva utuntu tw'utubuto, hanyuma musandebe nzaba ndi hafi y'ijuru, nzaba ndi hafi ku irembo, nzaba ndi guseriva utuntu tw'utubuto, nzajyayo pe. Imana nakoreye pera n'umwana nzabona kujyayo gute? Ntazajya mu ijuru twaba turi gutera igipindi, aya makoti twaba tuyambariye ubusa, ariko nzajya mu ijuru. Nzajyayo, nzaganira na Yesu, nzamubaza icyatumye mpfira, nzamubaza icyatumye nkunda, nzamubaza ko impamvu atarebye kuri kavukire, nzamubaza utuntu dutandukanye. Hanyuma nindangiza mubwire nti ndagukunda Yesu we, je t'aime Jésus, I love you Jesus, nakupenda sana. Ariko Mana nzamuganirira Mana Yesu, nzamubaza utuntu dutandukanye. Oya numushaka bahaguruke mu ndebe ndi mugufi, kandi ndashimira Imana ko nta handi Yesu yigeze arara keretse kwa Zakayo mugufi. Hari ahandi mwasomye yaraye? Ntaho, keretse ku bantu bagufi. Bundi yararaga mu ishamba, ariko umunsi umwe abwira Zakayo, aravuga ati ururuka, uyu munsi narari wawe. Ndashimira Yesu ko yaraye ku bantu bagufi. Abantu bagufi namwe mwubahwe aho muri mwisi hose, mwubahe mu izina rya Yesu, mwubahe rwose. Nuko rwose niyo mpamvu nzamuganirira, nzagirana nawe ikiganiro, mubaze icyatumye nkunda, ariko mubaze icyatumye mpfira, mubaze cya kizingo cy'amahwa, hanyuma mubaze ariko Mana yanje we, maze mubwire ni ndagukunda Yesu we, je t'aime Jésus, I love you Jesus, nakupenda sana. Mana Yesu yarakoze kudukunda, kandi Yesu ntareba kuri kavukire. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Reka mabwire, mbere yo kuvuga ibindi byose, ndi kumva bundi hari ituro ntabura mu nzu y'Imana. Sinabura ituro ry'ishimwe
wenda nahomba sinunguke, ntungutse ntimwambaze cya 10 ariko nungutse nakibaha, ariko ishimwe ryo ndarihorana. Ndababwira impamvu mporana ishimwe. Ndashimira Yesu ko atarebye kuri kavukire. Icya kabiri, Yesu nta muntu wamujya mu matwi ngo amubwire ibintu, mbega ngo amubwire ibintu by'ibigambo, mbega ngo aduteranye, nta wamusha mu matwi. Ni ayo mashini Yesu muyahaye, ni Yesu muyahaye, nta muntu wamujya mu matwi. Hanyuma icya gatatu, haleluya, icya gatatu, Yesu umunsi yazukanye imfunguzo, arangije kuzukana imfunguzo abwira abigishwa, arababwira ati njyewe nahawe ubutware ikuzimu no mu isi, haleluya. Hanyuma arabati mwebwe nimugende, icyakora muzahabwa imbaraga, umwuka wera nabamanukira, muzaba abagabo nyabagabo bakumpamya i Yudaya n'i Samariya kugeza ku mpera z'isi. Mwumva icyo nshimira Imana. Iyo Yesu azukana urufunguzo akavuga ati ntagire umuntu nkoraho, njyewe ngiye mu ijuru. Ariko reka mbabwire ikintu kimwe, bitewe n'uko abisi mwandishe, bitewe n'inkoni mwankubise, bitewe n'imishumari mwanteyemo, nzamukanye imfunguzo zijyanye mu ijuru. Ntagire umuntu uzamvuga, mushe muravuga baswa, mushe muravuga na banyoko na banyokorume, akavuga ati nje nisubiriye kwa data, izo mwankubise zirahagije. Kibobo turi kuvuga iki mwaka byaramo. Tumushimire rero, tumushimire. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Narivuze ngo Imana ishimwe. Hanyuma ku bantu batanzi, nitwa Tuyisenga Jean Baptiste, bakunze kunyita Kazungu, kandi nubwo nirabura ndi mwiza, nabitewe n'izuba ryambabuye. Buri muntu wese agira izuba rye rero, agira izuba rye, hanyuma rishobora kukuvaho abandi ritari kubavaho, ariko turashimira Imana ko natwe yaduhamagaye. Hanyuma mbyaye 4, mfite abana 3. Ibyo birahagije. Reka tuteye kuvuga ibindi, tuvuga Imana ihibereye, katuvuga Imana ihari, oya katuvuga Imana iraha. Haleluya. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi witwa Yesaya 46, turasoma umurongo wa 3 ndetse no wa 4. Abarobye n'ababibyi nababonye, kandi iyo bamwe babiba abandi baroba nta kibazo, haba hari ibiryo. Iyo bamwe babiba abandi baroba, abandi bakaroba abandi babiba, haba hari ibiryo. Mwese rero Imana ibaha umugisha. Na yakorari y'ababyeyi disi nayibonye, na rwa rubyiruko rwadususurukije, Imana ibaha umugisha. Mwahageze? Ariko muje murikiriza mwuka byara, mwahageze cyangwa ndi mwahageze? Si mwese ni ukwitonda ku Mana yanjye. Gusa mugira ngo kwitonda ni uguceceka, twe tuvuga ntitwitonda. Zaba ndamenye ibyanyu. Hari igihe umuntu akwereka ko yitonda. Perutse kubaza abantu ikibazo, ndababaza ntariko mumbwire, abantu badodurubwa barudodera ngaye? Ko mbone abatayeri badodera umuntu rubwa, nkabona ruramubereye, barudodera ngahe harya? Urubwa barudodera ngahe? Bararukwambika ukabona rurakubereye kandi bataragupimye. Imana ikurinda abatayeri. Imana ikurinda abantu bakudodera rwose. Hanyuma ibyo bintu bakudodeye nibyo Uwiteka aje gushwanyaguza. Muri iri teraniro ibintu bakudodeye nibyo Uwiteka aje gushwanyaguza. Twisomere iri jambo niba mwahageze. Yesaya 46 n'umurongo wa 3 ndetse n'uwa 4. Hari ijambo rivuze ngo nimunyumve mwanzu ya Yakobo mwe, namwe barokotse ba mu nzu ya Isirayeli mwese, abo nahetse mukiri mu nda, nkabaterura mukivuka,
nkabageza mu zabukuru ndiwe, muzarinda imvi ziba uruyenzi nkibaheka, ninjye waremye ninjye uzaheka, ni koko nzaheka kandi nzajya nkiza. Aba bantu ba hano nibo banyumvise, ariko nta kibazo. Niba n'aba hano batanyumvise nta kibazo. Nabonye nabi inyuma bazamuye ibiganza barimo baravuga bati twabyumvise. Reka ndisubiremo nta kibazo. Ibitavuga Imana neza nibiceceke, abo yagiriye neza turahari turayishima, izina ry'Uwiteka rihimbazwe. Kanongere ndisubiremo, n'ubuhanuzi bwatumye ntega akamoto, bwatumye nza hano, kandi n'aba banyamakuru Imana ibaha umugisha, nabo twabakiriye mu izina rya Yesu. Hari igihe bibeka mu iteraniro ibi nabyo ntubifata nyabune ku Mana yaje. Amen. Hayi nka data. Oya muyihe amashyi nta kibazo, Imana ishimwe. Hatuganire ku ijambo rivuga ngo guhekwa n'Imana. Guhekwa n'iki? Iheka abasaza, igaheka abakecuru, igaheka ibikwerere, igaheka abasore n'abakobwa. Guhekwa n'Imana. Iri teraniro ryaba ririmo abantu Imana yahetse, nibura ngo bayibwire bati Mana warakoze. Turi ku mugongo w'Imana, turi ku mugongo w'Imana. Abarozi bahagurutse baduteze mu nzira, bakuroze ku manywa, ubukene bujesha. Turi ku mugongo w'Imana, yewe turi ku mugongo w'Imana, yewe turi ku mugongo w'Imana, yewe turi ku mugongo w'Imana. Haleluya. Guhekwa n'iki? Oya shahu ninje dirisha juri hangana, nkunda umuzika, buri muntu wese aheka igitari cye. Nuko rwose mwebwe murabyumvise, Imana yahetse abantu mu buryo butandukanye. Tugiye kuvuga ibintu musanzwe muzi ariko mutamenyereye. Tugiye kuvuga ibintu musanzwe muzi ariko mutamenyereye, ntimukamenyere iby'Imana. Ndashimira Imana kwizi guhekana umwana na nyina, ikamuhekana na se na se. Muranyumvise? Ikamuhekana na se na se, na nyina na sogokuru ndetse na nyirakuru, bose ikabakubita mu mugongo. Mbega uburinzi bw'Imana bwatugezeho, izina ry'Uwiteka rihimbazwe. Narivuze ngo izina ry'Uwiteka rihimbazwe. Dufite ubutumwa ku banyarwanda bose ndetse n'abatwumva muri aka kanya. Ubutumwa bwa mbere nuko abantu bakwiye gukundana. Nuko abantu bakwiye gukundana bakimara kumenya amakuru ko bari mu mugongo w'Imana. Barasabwa gukundana. Barasabwa kugira gute? Gukundana. Buriya nuko irondo rimaze kwivanga n'ibisambo. Ariko muzi ko mw'abantu b'Imana mwe, irondo rimaze kwivanga n'ibisambo. Ntabwo uri gutandukanya umunyerondo ngo ushobore gutandukanya n'igisambo. Ibi bintu byacanze abantu. Oya, nuko irondo rimaze kwivanga n'ibisambo. Umuntu ari kujya kuguhanurira akabanza yakubaza ngo ariko ngo uri umugabo cyangwa ngo uri umusore, Imana itazi icyo uri cyo, ubundi yakubwira iki? Ni irondo rimaze kwivanga n'iki? N'ibisambo. Hanyuma umuntu akakubaza ngo uri umukobwa cyangwa ngo uri umugore. Oya, naceceke rwose. Irondo rimaze kwivanga n'ibisambo. Naceceke, abahanuzi ba original baracahari. Haleluya.
hari igihe abantu babwira ngo none ngo umwuka ngo agengwa na nyirawo. Weho wagenga umwuka? Umwuka wasigiwe itorero wamugenga? Wagira imbaraga zingana iki zo kugenga umwuka ari uzacura itorero? Icyakoze niba gukomanga bakabadiceceka ukawuvamo, ubu uri mu mwuka wa pirate. Ariko iyo uri mu mwuka original, icyo Imana yagambiriye kuri wowe ikikunyuzamo, ntago yabura inzira ikinyuzamo. Izina ry'Uwiteka rihimbazwe. Hanyuma rero dufite ubu butumwa bw'urukundo. Bwa mbere Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo imbuto z'umwuka wera, iya mbere ni urukundo. Kazungu numva rurimo. Iya kabiri ni ibyishimo. Numva rwose ibyishimo ntabibura. Itano nishaka ribe ryafashijwe cyangwa ribe ritafashijwe, ibyishimo byanje bihoramo. Niyo mwambwira mutujya hanze nawuzurirayo. Nawuzurirayo rwose. Umwuka wera no mu modoka tuwuzuriramo. Mbakubita gakuru wenda ntimuzakavuge, ntagira ahantu muzakajyana. Hari akaririmbo gaherutse kujyamo kagiyemo 5:44 muri radiyo. Muzi ukuntu ntago kabafasha, ariko nje karamfashije. Ni akaririmbo kavuze ngo kuri godora ya Rwanda fomo, kuri godora, kuri godora, kuri godora ya Rwanda fomo, kuri godora. Narakabyinnye Mana yanje, narakabyinnye icyuya kiraza. Abantu baravuga bati ariko se uyu mwarimu yarasaze, uyu mwarimu byagenze gute? Ariko njyewe nta n'ikindi byari binteye. Nahise ntekereza ukuntu twebwe twakuze twirarira mu birago, none ubu tukaba turi kurara kuri matera ndifashirizwa. Use none mugira ngo ibimfasha niba bitagufasha wirorerere. Hari abantu bemera ko baraye mu birago se? Mana wende kubona bakeya mwe wagira ngo ntago. Niba mwarabiraye bamukomera Imana amashi, Imana ikura yaciye nyakatsi yo kuburiri. Sawa. Hanyuma rero ngicyo ikintu kintera ibyishimo kikantera guhorana ibihe byiza. Hanyuma impamvu mabwiye ubu butumwa bw'urukundo, umuntu mwicaranye mumbarizi aya magambo agera nko muri 3, hanyuma natsindwa yihaniremo, yihaniremo rwose. Niko gusenga kwiza. Hanyuma mubaza uti wanje urahazi? Urebe umuntu umwe mwicaranye kubera umugambi w'Imana, mwicaranye kubera umugambi w'Imana. Oya, umuntu mwicaranye, umuntu mwicaranye kubera umugambi w'Imana, mwicaranye kubera Imana yabishatse, mwicaranye kubera Imana yashatse ko mwicarana. Hari abantu baba bicaranye bakaba baje babipanze. Ngaho rero mubaza uti wanje urahazi? Ngaho rero icya kabiri munkurikire. Icya kabiri mubaza uti ufite nimero yanje ya telefone? Aha, umuporoso yaravuze ngo ni nk'ibyo twihana. Icya gatatu mubaza uti waransuye? Ehe, itangazo rero, itangazo ku banyakabwende, itangazo. Mubwirira ijambo rikomeye, mubwira uti mbabarira unsure cyangwa mbabarira unkunde, ubutayu niburangira nzagusura. Mubwire mbabarira unkunde, ubutayu niburangira nzagusura. Usanga bashumba bagenzi banje bakirisitu bajya mu ijuru nkanjye, usanga abantu benshi abaririmbyi abakirisitu, umuntu ashobora kuririmbana n'umuntu ariko batasuhukanye. Amakorari akaba mu rusengero ariko gameze nk'abakinnyi b'umupira.
bamwe bajya kuririmba abandi basenga ngo icyama bakabyica, hanyuma ngo twebwe tukazabemeza. Ibyo bintu rero byo kwemeza ntabwo mukiri abagenzi bajya mu ijuru. Abagenzi bajya mu ijuru baravuga bati ubu twebwe, harya bano babyeyi bitwa ngo iki? Abahamagawe muragahamagarwa n'Imana kandi mwarakoze kuyitaba. Icyambere, iyo abahamagawe bahagurutse bagiye kuririmba, bagiye gutanga ubutumwa, abarobyi n'ababibyi na rwa rubyiruko n'ababana bakagombye gusigara basenga, bakavuga bati Mana, aba bantu batambutse ubutumwa hanyuma hagira bihana, hanyuma n'abandi bahaguruka n'abandi bagasigara basenga. Ariko ubu ni ukuvuga bati campa bakabyica. Ariko twaririmbaga indirimbo ya gatanu mu gakiza, yavuga ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga ubwo Yesu yinjiraga muri nje, narabahowe ndamuririmbira zaburi nyinshi mu mutima wanje. None ubu barayihinduye, bari kuvuga bati zibagirwa igihe wamvugaga, narababaye nuzura n'umujinya, uzabi wawe nanje nzabi wanje. Mana yanje akavuga tumva wakoresheje ubukwe ntiwantumira, narababaye shenge narababaye, sakorari z'ababaza zigumane. Mana yanje mwakoresheje agatsiko muramvuga, mwaramvuze shenge bingeraho, sinzongera no kugusuhuza. Ariko ibi ni ibiki abantu bari kugenda bahuza itorero rya Kristo ko nyiraryo ryibereyemo, noneho abantu bakaririmbana cyangwa bakabana ku itorero nk'uku, maze ugasanga umwe abwiye undi ngo njyewe runaka inzoka yanje ntimwiyumvamo. Ariko ibyo biyoka bitiyumvamo abantu, ubundi ibyo biyoka bitiyumvamo abantu bisobanuye iki? Hanyuma abantu bakicarana nk'uku bakavuga ati njyewe amaraso yanje ntiyakorana n'ayawe. Ariko ayo maraso adakorana n'ay'abantu azakorana n'ibisimba. Ubundi ayo maraso ni maraso ki? Ariko mwumve bahitangazo, umuntu utazashobora kugusura mu butayu ni Kanani azirorerere. Utazashobora kugusura mu butayu ni Kanani azirorerere. Kubera iki? Mu butayu inshuti zirijyana, ariko i Kanani inshuti zirizana. Ubu washima Imana muri uru rusengero ko Imana imukoreye igitangaza ikamuha miliyoni 100, bwaca mwamenye iwe muri bamukunda ufite rero. Ariko waza akababwira ati nahombye na iminsi yampondaguye, mwamubwira mutereka nawe ubone uti irakwemeje n'ibyaha byawe. Abigishwa ba Yesu baramaje batariko iriya mpumyi tubonye ni icyaha cy'iwabo cyangwa nice bwite? Yesu arabasubiza ati si icyaha cy'iwabo, nta nubwo ari icyaha cyo mu muryango, nta nubwo ari imivumo karandi, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we, izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Guhekwa n'Imana mu bibazo bikomeye rero Imana yaraduhetse. Muri Covid Imana yaraduhetse, mu bushumeri Imana yaraduhetse. Haleluya! Tubuze ibyo kwambara Imana yaraduhetse, tubuze ibyo kurya Imana yaraduhetse, twararwaye iradukiza. Mana we, tubuze ibyo kurya waratugaburiye. Mana we, mu butayu hatemesha amazi, ntitwigeze tubura ibyo kwambara. Ariko Mana we waraturengeye, ariko Mana we waraturengeye. Tuvuge ngo amena. Katuganire kuri iri jambo rero ryitwa guhekwa n'Imana.
kandi ndashaka kugira ngo abatabyumva mu bihorere. Ubundi ikintu kizakwereka ku rugo rukennye, ikintu cy'ikimenyetso kizakwereka ku rugo rukennye ni iki? Ni uko uzarusura ugasanga inyanya zisumba ibishimbo, urwo rugo ruzaba rukennye. Nusura urugo ugasanga inyanya zisumba ibishimbo, urwo rugo ruzaba rukennye. Ntabwo ruzaba rukennye. Ubundi ntabwo inyanya byari ibyo kurya by'abantu, byari ibyo kurya by'inyoni, ariko kubera inzara yamaze gutera, abantu bari kurwanira ibiryo by'inyoni ngo nibyo bisigaye biryoshye. Sawa, iri jambo ryanditswe n'umuhanuzi witwa Yesaya. Yesaya ari mu bahanuzi bakuru, ari mu bahanuzi bakuru. Hanyuma Yesaya ni mwene Amosi. Hanyuma Yesaya yavukaga mu mujyi wa Yerusalemu. Mbega iwabo hari Yerusalemu mu isiti, yaratuye mu mujyi, niho yavukaga. Hanyuma rero nuhera mu gice cya mbere ajya guhanura, yaravuze ngo yeme nimuze tujye inama, niko Uwiteka avuga. Aravuga ngo naho ibyaha byacu byatukura tukutuku irabihindura umweru bisa na shelegi. Aravuga ngo nimugira umwete wo kumvira muzarya ibyiza, muzarya ibyiza byo mu gihugu. Ariko nimwanga mukagoma, inkota y'Uwiteka izabarya. Nyeganyeza umuntu muri kumwe, mubwire uti kode ni ukumvira Uwiteka. Kugira ngo urye ibyiza ni uko twumvira Uwiteka. Ushaka kurya ifiriti, ushaka kwambara neza, ushaka kunezerwa, ushaka ko iminsi ye iba myiza, niyumvira Uwiteka. Nimugira umwete wo kumvira Uwiteka, muzarya ibyiza byo mu gihugu. Ariko nimwanga mukagoma, inkota y'Uwiteka izabarya. Aha ni mu gice cya mbere uhereye ku murongo wa 18 ukageza aho hepfo kuri 19. Ageze mu gice cya gatatu ahanura ubuhanuzi bukomeye. Mu gice cya gatatu Yesaya ku murongo wa 10 aravuga ngo muvuge yuko abakiranutsi bazagubwa neza, kabiri bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Vrema Imana ihabwe icyubahiro kabisa. Imana ihabwe icyubahiro. Narivuzaga Imana ihabwe icyubahiro. Narivuzaga Imana ihabwe icyubahiro. Ageze mu bice bitandatu bya Yesaya niho Imana yamuhamagaye. Aravuga ngo umwaka Uziya yatanzemo niwo Yesaya yabonyemo Imana. Babiri turi kumwe, haleluya. Umwaka Uziya yatanzemo. Aha bishatse kuvuga iki? Byashoboka ko wahanura utarabona Imana, byashoboka ko waririmba utarabona Imana, byashoboka ko waba pasiteri utarabona Imana, waba na mwarimu utarabona Imana. Hanyuma Yesaya muri aya magambo, Imana ikwicire Uziya. Mu Kinyarwanda cyiza, Imana ikwicire Uziya. Ubusaba abantu bari kunyumvara? Sura muntu uri gwekinyamenyo nawe nuwahanura mpaye nka data. Oya, narimvuze ngo Imana ikwicire Uziya. Nyeganyeza ya nshuti yawe ibwira uti Imana ikwicire Uziya. Nawe ubona Imana muri aya materaniro, ubona Imana muri korali, ubona Imana mu masengesho, ubona Imana mu iteraniro, ubona Imana mu gipasitoro, ubona. Haleluya. Hanyuma Yesaya avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo ngushigishano ndi umunyaminwa yanduye. Nibwo yarabonye Imana. Burya nahanuraga ndi umunyaminwa yanduye, burya naririmbaga ndi umunyaminwa yanduye. Aravuga ati ngushigishano. Hanyuma ngo marayika w'Imana akura ikara mu rugarama, akura ikara mu rugarama, ngo arimukoza ku munwa. Ngo aleluya, arimukoza ku munwa, aramubwira ati komera ninjye ukwejeje
aravuga ati sinone uranyejeje karitsiye mvukamo nabo kari babi. Aravuga ati bihorere, ninjye ukwejeje kandi nanjye uguhamagaye uzajya uhanura, uhanurira amahanga. Hanyuma rero akimara kubona ibyo, vrema Imana ndayikunze kabisa. Ageze mu bice 7 ahanura ibintu bikomeye. Ku murongo wa 7 aravuga ati munyumve mwanzu ya Isirayeli mwe namwe mwabayuda mwe, umva aba bafitiye imigambi. Ku murongo wa 7 w'igice cya 7 aravuga ngo imigambi yabo ntabwo izahama, nta nubwo izasohora. Izina ry'Uwiteka rihimbazwe. Ikomera amashyi nta kibazo, ikomera amashyi nta kibazo, ntabwo izasohora. Hari abantu benshi bagenda batugirira imigambi mibi, ariko Imana ikagenda yiburizamo. Ubuse umugira ngo nuko twirutse gusumba ibitwirukaho, ahubwo nuko Uwiteka yagiye duhisha ahantu bikiruka bizi ngo twaharenze. Hanyuma Imana ikavuga iti cire hano, ca hano, bakarara bakinira iwawe. Imana ikaguha ibitotsi ikavuga iti nkubambiye amahema, nibabyine bararuha batahe ariko ndayabambye. Hari abantu Imana yabambiye amahema, niba abanyarwandakazi, abanyamahanga, mukomere Imana amashyi. Imana yarayabambye. Imigambi yabo ntizahama, nta nubwo izasohora. Reka niruka ngere mu bice 14. Mu bice 14 uhereye ku murongo wa 24 w'iyi Yesaya yahanuye amagambo akomeye. Aravuga ngo uku niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Aravuga ngo nukuri ibyo nasezeranye nawe nzabikora ku Mana yacu. Aravuga ngo kandi uko nabigambiriye niko bizasohora. Ndashimira Imana kutagihinduka, kandi uko yabigambiriye niko bizasohora. Nimushaka mu yamashi, Imana ntibesha rwose. Ndaha mureke mbabwire nk'ibintu nka 3 bigaragaza kuri mu mugambi w'Imana. Mutazagira ngo Imana yacu ni imbwa. Imana yacu ni umugabo. Imana yacu ni inyangamugayo. Haleluya! Imana yacu ifata abari imbwa ikabagira abagabo. Imana yacu ifata abari kucava ikabicazanya n'ibikomangoma. Imana yacu ifata uwo baciriye witeka ngo azafatikamiye n'iyimbwa, ariko Imana ikamuha amata. Izina ry'Uwiteka nirihimbazwe. Ntabwo Imana ni Imana. Hanyuma ikintu gikomeye, iyi Imana yubatse ibintu nta muntu washobora kubisenya. Ariko ndi kumwe n'abarokorera. Iyi Imana yubatse ibintu nta wabisenya, kandi niyo isenya ibintu nta washobora kubyubaka. Ndashimira Imana kuko yabigambiriye, ariko bizasohora. Ndashimira ibintu bitatu. Sawa, ibintu 3. Oya bakwikiririze mvuge 3. Sawa murakoze. Ibintu 3 bigaragaza kuri mu mugambi w'Imana. Icyambere, iyo uri mu mugambi w'Imana uhura n'intambara nyinshi. Zingahe? Oya nkeya harira nyinshi, ariko muri izo ntambara ukaziva mutaguye, ukazivana mu butsinzi. Izo uri guhura nazo bawihanganye, uretse kwiyahura, uretse gupfa, uzazivamo amahoro. Kuko Pawulo yarabivuze, aravuga ngo hamwe n'ibitugerageza hari igihe ndi kubwiriza abapende, nkagira ngo ndi kubwiriza ikindi kidini cyaje gukorera mu kibanza cy'abapende. Kubera ikindanga agaciro z'abapende abantu barazimize. Nari mvuze ngo uhura n'intambara nyinshi. Zingahe?
wahura nazo muri karitsiye, wahura nazo mu itorero, wahura nazo muri korari, ariko kazazivamo utaguye. Ukazivamo utaguye, ukazivamo utanyoye urwagwa, ukazivamo utanyoye urwunge, ukazivamo neza. Bakazasigara bavuga bati nyamara Imana imuciriye akanzu atarajya inyuma y'itorero. Utarajya inyuma y'itorero. Akenshi usanga duhuye n'intambara, ukavuga uti ngiye korari nyivuyemo, uri umupagani, ntabwo wigeze ukizwa. Hanyuma bakakuvuga, barangiza kukuvuga ngo ndirukira mu bakirisitu. Abakirisitu sibo nta gahunda yo kujya mu ijuru bafite. Hama muri korari, niba igihe cyawe cyo kuvugwa cyageze, hamamo bakuvuge. Nibarangiza kukuvuga ariko bana ya, nibarangiza kukuvuga bakabona utari kuvamo, bo bazavamo uyisigaremo, bazavamo uyisigaremo. Njyewe uhura n'intambara nyinshi ariko ukazivana mu butsinzi. Icya gatatu, icya kabiri kigaragaza kuri mu mugambi w'Imana. Kabiri nuko usimbuka impfu nyinshi. Zingahe? Hari abantu bazisimbutse se? Muyikomera amashyi nta kibazo. Sawa. Lesa dole ya fo benegre la igode tarasai benevo. Imana ishimwe. Mbariza umuntu mwicaranye, umubaza utumaze gusimbuka impfu zingahe. Zatuma ukorera Imana, zatuma ubyinira Imana, zatuma ukoma amashyi abandi batayakomye, zatuma ubyina abandi batabyinnye. Umaze gusimbuka zingahe? Aya mashina yawe, aya mashina yawe Mana, aya mashina yawe. Icyambere ntabwikibesha oya. Icya kabiri igira imbabazi. Cya gatatu ijambo yivugiye ubwayo irikurikirana imyaka ibihumbi. Ariko Mana nushake ngo muyihorere nawe ufashwe. Bacuranze namwe mwumva ijambo ry'Imana. Icyambere Imana ntabwibesha oya. Icya kabiri igira imbabazi. Cya gatatu ijambo yivugiye ubwayo irikurikirana imyaka ibihumbi. Ariko Mana la sive benegre. Umva impfu wasimbutse zigaragaza kuri mu mugambi w'Imana. Ntabwo nzi iminsi nzamara mpumeka, nta nubwo nzi iminsi nsigaje ku isi, ariko niba ari myinshi ntizapfa ubusa, niba ari mikeya ntizapfa ubusa. Yo iminsi yanjye ntizapfa ubusa, iminsi yanjye ntizapfa ubusa, iminsi yanjye ntizapfa ubusa, iminsi yanjye ntizapfa ubusa, iminsi yanjye ntizapfa ubusa. Kamubwire itoro rya ADEPR ndarikunda, kandi niyo ryabamo intambara igihumbi Kazungu ntanteze kuzarivamo. Niyo banavuga batumva rero Kazungu uruhimbi tugutandukanije narwo, jya mu bakirisitu, nzajyayo ningerayo nuzura umwuka. Bavuga bati n'abakirisitu tubagukuyemo, oya nava ku ruhimbi nkaruhukira mu badiyakoni, nava mu badiyakoni nkaruhukira mu baririmbyi. Barangiza batijya mu bakirisitu, nagerayo naho nkawuzura.
nawuzura. Ni ukuri kw'Imana ntabwo mwuzuriraga hariya gusa, naha nawuhuzurira. Haleluya. Hanyuma banavuga batumva rero ivire mu bakirisitu igire hanze. Ubwo bafunga na mikoro, ntago nabura indangurura amajwi abaririmbyi Imana ibaha umugisha. Umubwiriza yabwiriza mukumva ndi kuwuzura, mbega nanawuzurirayo cyo kuvuga ngo bamvuze ngo naguye, ngo banyanze ngo naguye. No, nta gahunda yo kugwa. Ariko mwabanyakabwende mwe bundi kambabaza, bundi reka mbabaza utu tubazo ndi kwibaza. Ubundi uguye wabugwanya iki? Oya, nibura mbariza umuntu muri kumutuguye wabugwanya iki? Na modoka se n'amafaranga. Dore hano mwirirwa muri gukomagurana ngo uyu ngafite ibiryo byahe ko nawe ari kuryama ngapfe bikanga. Pana yanje icyakoze ngo abasangira ubusa bitanaga ibisambo. Usanga rero abantu bari kugenda bakuza inzangano. Dore nka bari abashiki banje, Mana yanje we, shamwebwe murambabazaga. Ugasanga ibihungu birakubwiye ngo wa mukobwa we ngo uri mwiza, ngo ufite amaguru meza. Ufite amaguru meza se uyasumbye inka? Kugira birananyobera. Cyangwa n'amaguru y'inka bayashira mu sombi, none se yawe bayashira no mu mashu. Wape rwose, wape. Shira hasi icyubahiro n'Uwiteka. Rero biranyobera. Ugasanga umuntu araje ari kwahagira ngo Mana we ngo mbabarire ngo nasomanye. Ariko mugiraga iseseme, mwumvaga mufite iseseme mwewe? Uruntu rwancira mu kanwa rudaheruka no kwiporosa sinduke koko. Ana yanjye simbizi kabisa. Uko mugiraga iseseme. Ugasanga umuntu ngo njyewe ukabana ntacyo bimubwiye ngo njyewe nyine ngo imbabarire ngo nasambanye. Wasambanye ubwo urwo runtu warwihaniranye. Urwo usi waje mu masaka, waje mu bishimbo, urwo runtu warukoreraye. Dore ngo murareba nka mugabo wariye ibiryo by'umwana, urwo runtu warukora ukazarwihaniranye. Kimura nambabaza. Ariko reka mabaza, niba udafite umwuka ntugire amafaranga, ufite iki? Nta mwuka nta mafaranga, ufite iki? Ahubwo guhora muteza intambara. Iri toro muri kuduronganya nirya basko. Abantu bakishira hamwe ngo twebwe ngo korari ngo tuzayisenya. Korari muzayisenya ni yabasko, muzayisenya ntago mwayisanzeho. Mwe mufite imbaraga zo gusenya korari. Maze ngo abantu bakishira hamwe, ufite uduhumbi 500, n'ufite uduhumbi 800, n'ufite akamiliyoni, bakishira hamwe bakarega gatuza. Bakavuga ngo inama y'itorero niba tutarimo, iyo myanzuro yose tuzayikasa. Kabona bameze guca kuduhumbi 500. Ndabasetse kabisa. Bandi bafite za rukurana bari kuvuga bati torero ni rya Kristo. Abandi bari kuvuga bati nyirarya ryibereyemo. None mwewe hanyuma mwese ugasanga mu byumba mwirirwa muri kwa Imana ngo tubabarire ngo kwiyahura nuko ngo jengo nifuje gupfa, nuko utari wapfaho. Nuko utari wapfaho rwose. Imana ikubesheho ubitesha agaciro. Ngo icama ngapfa. Hari umumama yigeza telefona arambwira ati mwari ni Karame, ati mwarimu wanje Kazungu ni Karame, ati nifuje kunsengera. Ntiwabaye iki? Atemera kuransengera n'abana banje. Gisi babaye iki? Ati nyine byemeye. Aramvuga ati none
urasenga iminsi 2 yego utarya utanywa abo bwana muzi kumvuna nje narisonzeye mbwira icyo nagira tuma nsonze aravuga ati nyine nsengera iminsi 2 utarya utanywa abana banje babuza peti uze babuza peti naramubwiye ni twebwe twarayivukanye tubura ibyo turya none babuza peti senga iminsi 2 koko iminsi 2 ubwo si nko kunyicara ubwo si nko kumbohotera nje nkurikije ukuntu nashonje iminsi 2 nayisenga hari ibyabaye none ngo nsenga iminsi 2 hejuru yo gusaba petera naramuhamagaye namubwira ntumva mama nemeye gusengera ariko mbere yuko ngusengera reka nkugire inama nk'umuyobozi fata abana bawe 2 ubakingiranye mu cyumba nabo bamaremo iminsi 2 batarya batanywa hanyuma y'iminsi 2 uzampa raporo hanyuma naje mbona uko gusengera muzi byabaye se musi wa mbere ibyana by'ibiduruduru ifiriti yari ikibirimo byumva nta kibazo bigeze nijoro byumva nta kibazo nkejo saa 4 umwana yabwiye undi mwana ati nshira ku rutugu tumene parafo duhingukire mu cyumba cy'ibiryo ningeramo nzajya ndakujugunyira umuceri ngunyujije muri parafo buse ntago babiriye none ngo nsengera ngo pete ngenda sengera pete indwara zabuze ariko mwabakirisitu mwe mwakizwa ugasanga umuhanuzi arakurebye akabona ntari kukwiyumvamo yarangiza akakubwira tumva Uwiteka mbwiye atakubwiye ngo icyo ati senga iminsi 10 umva mbese iminsi 10 wawe wayishobora se ko mwe kuja muri dutegeka ibintu namwe mudashoboye mw'abafarisayo mwe namwe ndyarya iminsi 10 mwa utazi n'icyo uri gusengera yarangiza akakubwira ati niba utayishobora sa n'ibihumbi 50 nje kuyigusengera nabimuha muneka nabimuha naje kajyana nawe ntazashira amazi ko ntazanashira n'amazi mu kanwa kareba niba bitari Imana itaramukumbanyirizamo hanyuma uziyo yigereye ku musozi yivugiraga ibyifuzo by'abana be agavuga ko umukera bayagasize isupa bayayisize ubundi akirirwa ari kwivugira ibyifuzo by'abana be nibyo umugore ugira ngo yirirwaga kuvuze maze bavuga bati twubaka inzu y'Imana umuntu akavuga atari ko iyo mitwe mwatuzanyeho ningi none gusenga no kwiriza ubusa nibyo bizana amavuta ariko ntago umuntu yampa amategeko hanyuma umuntu agasimbukira korari ngo iminsi 7 mutavaha perezida nawe ati iminsi 7 uzasiba nzamwirukana se iminsi 7 niba arwaye igifu hanyuma ntawe ubabujije gusenga ariko umuntu agasenga muri gahunda rimwe kababwira impamvu rimwe umuntu yajuze muri wa murongo w'abasirikare muzi ukuntu abasirikare baba bari kwigendera ku murongo maze umuntu abarabambukiranije acamo arangije gucamo baramufata baramuhugura baramukubita hanyuma ngo bakomeje kumukubita aravuga tuva rero kambabwire ntago mbabujije kunkubita tora abinshi n'abimigeri mwese muri kubitira rimwe sinumvi none reka mbagire inama mwebwe murankubita ndabizi ariko munkubite muri gahunda niba ari imigeri murabanza muyibanze niba ari inshi murakurikizaho muyikurikizeho ariko mwe gukubita mukavuyo mwinkubita mukavuyo uzika abantu ngo basigaye bafite n'abakomisiyoneri bakamenya uko kazungu yaramutse uko yabayeho hanyuma bakankomisiyona bikarangira abandandukanije n'Imana niyo mpamvu abantu bamaze kuzinukwa ubuhanuzi n'abahanuzi ariko mu ijuru Imana iracyafite 7,000 bitarapfukamira Bayali haleluya niyo mpamvu Yesaya yageze mu bice 45 arababwira ngo ibi nibyo Uwiteka abwira Kuro aravuga ngo yewe Kuro
wowe unyumva muri iri teraniro, amarembo yawe ntazugarirwa. Icyambere, nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize. Kabiri, nzacamo kabiri ibihindizo by'ibyuma. Gatatu, nzaguha ubutunzi buhishwe. Abavuze ngo amena nibo babwakiriye. Nzaguha ubutunzi buhishwe buri mu mwijima. Izina ry'Uwiteka nirihimbazwe. Haleluya. Tugeze aho twasomye. Ageze mu bice 46 aravuga ngo ni mu nyumvi mwa banyakabwende mwe, ni mu nyumve korara bahamagawe, ni mu nyumve korara ababibyi, ni mu nyumve korara abarobyi, ni mu nyumve mwa bagabo mwe n'abagore abona hetse nkabaterura mukiri mundi, nkabageza mu zabukuru. Ndiwe muzarinda imvi ziba uruyenzi ngibaheka. Noneho mwitonde nshaka uko nsoza. Ikumva ubuhamya nzagaruka kububaha, gashaka uko nsoza. Hanyuma mwumve iyo umwana ari mu mugongo. Bundi dufitanye ikibazo n'abantu, kandi ntabwo ndi kubwiriza ngo mbanezeze, ndi kugira ngo ndebe ko ndanezeza boss. Kubera ko niyo ntanga amaturo mba ndi kuvuga ndi boss, ndebe ko ndakunezeza. Ko mwebwe mbanejeje nta kantu mwashira kuri konte yanje, ariko ninezeza boss konte yanje arayibyibusha. None mbabwire ngo iki? Mbabwire ngo iki mwebwe? Nimushaka mureke gufashwa, ariko boss amenye ko natanze ubutumwa yampaye. Hanyuma Imana ifitanya n'ikibazo abantu yashize mu mugongo, ariko bagakuramo utuguru. Bagakuramo iki? Utuguru. Kanibariza uyu mama uhetse umwana umujyanye mu mujyi akagenda ari kwereza amaguru, wamukorera iki? Amukubita. Oyo mama ni umuhanga, aravuze ati nje nagakubita. Bwira mugenzi wawe uti nico turi kuzira. Nico turi kuzira rwose. Namenye icyo abanyakabwende muri kuzira, nuko mwagiye murakura mu tuguru. Kananje kazungu ndi umunyamahane, mpetsa akana kagakura mu tuguru. Bwa mbere nayasubizamo, bwa kabiri nkayasubizamo, bwa gatatu nkakitegera neza. Narangiza nkakabwira subizamo utuguru, subizamo utuguru rwose. Noneho hari akantu heka kagakuramo utuguru, kagakuramo n'utuboko, ariko mwokagira Imana. Ncerera ututwana wa mushumba we, ahubwo ufite ibibazo. Niba warakuyemo utuguru ugakuramo n'utuboko, icyakurikiyeho ni inkoni. Kandi nacu umunyafu ni ukuri kw'Imana. Izi nkoni zose muri kunyafagurwa, muri korari muracafitemo utuguru, muri gurupe muracafitemo amaboko. Izi nkoni nizo muri kudihwa. Hanyuma rero mwirirwa mubaza ngo ariko ngo turi kuzira iki, ngo Imana ngo yaduhora iki? Ntago yabura iki guhora. Nutwo tuguru uri kugenda uri kwereza. Reba iguheka imyaka hafi 40, ariko uri kwereza utuguru. Iguheka imyaka hafi 50, ariko uri kwereza utuguru. Ubu nanje mpetse 38. Mana undinde kwereza utuguru, kandi n'utuboko Mana ndatugumishamo ndagufumbata. Ndikumva ndafumbata Yesu, ndikumva ndamufumbata atanshira hasi. Ni ukuri kw'Imana. Agushize hasi bakota, ugushize hasi mbwa zakurya. Noneho hari akana gakuramo ubuguru, kagakuramo ububoko, ariko kakanagenda kari kuvuga. Noneho mwongorere ntumubwire cyane adahahamuka, mubwire uti gabanya umunwa. Ihangano gabanya umunwa, ihangano gabanya umunwa. Ngo ariko ngo Imana ngaho bavugiye ngo irasubiza. Gabanya umunwa,
yagushira hasi. Kandi reba, munkurikire mwebwe mwahetse, reba ufite umwana mukagera ku mupaka bakakubwira batizana ibyangombwa, akana kagahita kakurenza umunwa kakavuga kati nta byangombwa dufite, ubwo wabigenza ute? Nje rero Kazungu niba ari n'ubugwe Imana imbabarire, akana nahita nkajishura buhoro buhoro kakarambikaho kugira ngo batagira ngo ndi kumwe nako, nkerekana ibyangombwa byanje nako kakerekana ibyako. Kuri kw'Imana je ntago ni ukuri kw'Imana kavuze ngo nta byangombwa dufite kandi byanje mbifite, mfite irangamuntu, nkagira perimi, nkagira ikarita y'akazi, none kaba kari kundenza umunwa se, ubwo kaje ku rutugu rwase nje rwose simbizi. Hanyuma niba utarakuyemo utuguru ntago wakuyemo umunwa, niba utarakuyemo umunwa ntago wakuyemo utuboko. Noneho ikibazo nsoza, imbaraga wazanye mu bapende, imbaraga wazanye gukizwa nizo ugifite. Ubundi ni iki cyakugushije? Abantu bivanye mu makorari, dore iyo bicaye oya mwikunama ndabareba, dore iyo bicaye mana ngo ni ibigeragezo byabakuye muri korari. Yo mbakuriye inzira ku murima. Hari ibintu mutabona, hari ibiryo mutaryaho muri iki gihugu mutari mwasubiraho Imana yababwiriye. Utarasubira mu mwanya, hari amazi utasoma, hari amariba utanyweraho, nturahiye imbere y'Imana ishobora byose. Abakubeshe ngo aho ngaho izahagutabarira, barakubeshe ngo bategere, nje teke nayizaniye, nje mwene ngira batware Bernard na niyo ita Bernadette, kubwiriza ikofi yawe iriho akantu bituma amavuta azamuka, bituma ubwiza abantu kuri kw'Imana. Kuririmba n'ibyaha, hari ibintu utazabona muri uyu murimo. Ugasirimba kandi utwite, ukarya igaburo warasambanye, hari ibintu utabona muri uyu murimo. Harya inaha mu kintu cy'umuhinzi ageze kurangaye bibiri se, umuntu akirirwa mu murima w'abandi se, ariko saa sita bakamuha ibiryo aryaga iwe, ariko bakamuha amasaha ya pause, nta masaha yo kuruhuka bamuhagaze. Noneho reka mbabaze mama, reka mbabaze, nibura ibyo bibiri umuhinzi ahingira mushoboraga kubikiranukaho ku cyacumi? none tubabarire. Ntabwo ari byo narimbajije, ntabwo mvuze ngo Imana ikubabarire, ahubwo ni ikibazo mbajije. Kandi hari igihe umuntu yaba wanyuma kandi yarazi ubwenge kubera gusubiza icyo batamubajije. None nari nkubajije bashoboraga kukikiranukaho, naho kubabarira ahira bababarire gikiranukaga. ubwo bibiri, ubwo icya cumi nangahe? Ni 200. 200. Umuntu usakanga kuyazana. Tesamwa, ubwo niguha miliyoni uzazana ibihumbi 100. Dore abagabo bari kumbwira oya, niguha miliyoni 10 uzazana miliyoni. Ngaho mwongoreye mubwire uti kiranuka kuri duke kuko n'utwinshi turaje. Ihangano kirana. Ariko Mana yanje we, rimwe reka mbaye kuri ubu buhamya buceye maze mbabwire umubyeyi uhetse umwana ibintu yitwaza. Rimwe nigeze nunguka miliyoni, kandi nyunguka ndi umunyeshuri. Sise ejo bundi ndi gusengera hano mu Gihora, nari natomboye ya miliyoni ya MTN. Hanyuma mfata amasengesho y'ubugoryi, Mana sinzayongera, n'ubu icya 10 nazanye ndakiba hano kuri kw'Imana, ndakiba njaho nateraniye niho ngitanga. Naho ibyo kuvuga ngo nzagiha umuntu aho nateraniye niho ngitanga, n'ubu ndanakiguha, noze ndagirane ndakiguha rwose nta kibazo.
ngerageza kugikiranukaho. Hari n'igihe umuntu avuga ati wampaye itike atazi ayo nashize mu cibo akamba k'ibihumbi 2 akagira ngo akubise inkoni impyisi kandi mu cibo namushiriyemo nka senkani hanyuma rimwe hanyuma no kubera ubukene nari mfite maze nkora gasha mfata amasengesho y'iminsi 4 niyiriza ubusa mbwira Imana nti Imana kudakennye wambabarira ukansonera ndabwira ni iwacu ntubizi ko nta murima nta n'inzu wakwihangana 100,000 ukansonera kwibyisi byose ari ibyawe senga umunsi wa mbere iranyihorera, senga umunsi wa kabiri iranyihorera, umunsi wa gatatu umuhanuzi ari kunkumura arambwira ati nutatanga iki cyacu nta yandi mafaranga uzongera kugira mu mufuka, ariko nuyatanga ntago uzabura amafaranga mu mufuka wawe. Mu gitondo mbyukira muri niba turi mfite za 250 ziriho n'agafimbo ziriho n'agafimbo mwa maze basengera bazanye cya 10 n'amaturo ndavuga ariko subunyatange maze nkubanuramo 4 nkururamo 4 mbishira mu cibo 96 ndabigumana kandi 4 nabishize mu cyacu nuko ndatuza ntubwo iransoneye. Hanyuma ngeze mu masengesho umuhanuzi arapfata arambwira ati mwana wanje wikwiteranya n'uhoraho, wikwiteranya n'uhoraho niba ushaka kuzatunga ugatunganirwa tanga ya make usigarana menshi. Uzi kugira ngo mbikire nahamagaye Jean Dodier niwe wari mwarimu wanje ndamuhamagara ndavuga ariko ngwino nkureho buno bushita mpamagara na Bosiko mpamagara n'abandi badiyakoni ndavuga ni nyabona. Maze umuhanuzi wari uri muri bo abarahanuye ati kaya ari make se muzayo nungutse ndavuga ntufashe 4 natanze kuwa kabiri muri niba ture ugafata 96 mbahaye ntago gashitsa. Aravuga tuwiteka arambwiye ngo ni make cozana acha mbipfupfunura handi dando yashitse bya 4 sinzi wabiriye ngo ninde man nanga ko umuntu atanga make mukayarya yanatanga na menshi mukayarya kandi Imana igakomeza kugaya umuntu. Hanyuma rero uhereye uwo munsi hari muri 2010 muzaperereza amateka y'akazungu sindabura amafaranga ku mufuka. Niyo mpamvu muri kumva ngo za Musanze turi kuzubakamo, za Kigali turi kuzubakamo, za Muhanga turi kuzubakamo, i Rubavu turi kubakayo, ni ukubera ko Uwiteka yatugomororeye imigisha. Mungirire guca duha Imana icubahiro. Nta muntu wazanye agashakoshi ngaba ntije mwantiza ngasoza kanitirira ishakoshi. Imana ibaho umugisha mama, ariko namwe Uwiteka arabahamagaye. Yesu ashimwe cyane. Murabona ntajanishije se Imana yari yabipangiye mu materaniro kagashakoshi gasa n'ikoti, ariko Imana yanje hari igihe umuntu ajanishaga guca akagira n'igishakoshi cya tarandi maze akaza ntaturo kandi yajanishije mwa ariko mwebwe Imana ibaho umugisha mwayazanye Imana niba muzanye nanashitse simbizi, ariko nasanze utaga adashitse nayo gagenderaga mu y'abandi. Petero niwe wenyine wayasubije yabwiye Ananiya na Safira ati nibi bati nibi, aravuga tumva mujana ubushita bwanyu ariko abandi baravuga ati mutuzane niyo twaba tudashitse mutu izakomeza ibagaye ariko mutuzane. Vrema ibi bintu sindabisobanukirwa. Hanyuma iyo umubyeyi ahetse umwana aba tukiri kumwe, haleluya. Hanyuma iyo umubyeyi ahetse umwana
icyambere yitwaza ishakoshi. icya kabiri mu ishakoshi agashiramo umutaka. mwumva ubuhanuzi de, mwumva ubuhanuzi ma, ubuhanuzi bwamvunnye nabusengeye bwamvunnye. hanyuma ashiramo umutaka. icya kabiri ashiramo akadomora k'igikoma. mwumva mbese ngo agateremusi nuko mumaze guseremuka. ba mama bashakaga akadomora k'akaritiro akaba ariko bashiramo ngo agateremusi. agateremusi se ejo bundi Uwiteka batabaye ndi kubareba mwagira ngo uduteremusi ngo agateremusi. ariko mana yanje abo twemerekanya ko ari akaritiro twanywereyeho rata. hari n'igihe bashakaga igicupa bakagitoragura ahantu mu bishingwe, igicupa cyavuyemo amazi, hanyuma icyo gicupa akaba aricyo bashiramo igikoma cy'imvange se, rukacarara rutuku, hanyuma bagafungira muri iryo cupa. hanyuma umuhanga wifite bagiye no mu materaniro, bagiye no ku rugendo, umuhanga yaguraga n'akabiswi kari hamwe kaguraga 50 canga uwakubise inkoni mpyisi akagura imbada, kagura uruntu rw'urubada maze warira akarupfonyoraho bondi akaba ariko kugaburira. dore mbese nta bantu Uwiteka yapfonyoreyeho. ko ndi kubona se abantu bari kuzamura akaboko kamwe nk'abari gutega tagisi, nta bantu Uwiteka yapfonyoreyeho. mu mahamashi nta kibazo. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. hanyuma iyo umwana arize nyina akuragamo ka kadomora k'igikoma akamusukira mu gapfundikizo, yarangiza akamusomya, akamuvonyorera no ku mbada canga ca gikate ca mvireyo rimwe, cya kindi bitaga denjiga, hanyuma akamuvonyoreraho. ku mana yanje hanyuma umwana akarya akongera akamusubiza mu mugongo. hanyuma iyo akazuba kavuye akuramo wa mutaka. ndi kumwe n'abarokorera, akuramo wa mutaka, hanyuma yarangiza akamutwikira. iyo imvura iguye, iyo izuba ribaye ryinshi, akuramo wa mutaka akamutwikira. abantu Imana yatwikiriye, haleluya, abantu Imana yatwikiriye, Imana ishimwe. niyo mpamvu Imana ivuze ngo mwebwe abona hetse nkabaterura mukiri mu nda. hari abantu Imana yahetse, hari abantu Imana yateruye, haleluya. ivuganye namwe kuri iyi tariki ya 11 iravuga ngo nzakomeza kubaheka kugeza imvi zibaye uruyenzi. nzakomeza kubaheka kugeza imvi zibaye uruyenzi. nzakomeza kubaheka. hanyuma ibiguhiga bihure n'uguhetse, ibyari bikwirutseho bihure n'uguhetse, ibyo bakuroze bashize mu nzira igumire mu mugongo bihure n'uguhetse. kuko uguhetse ntarogeka, uguhetse ntibamutega, uguhetse ntibamutera kaci. haleluya. n'iyi mirima yawe bayabura bakayikubitamo ibibando ngo ntiyere, uguhetse azakuvonyoreraho. ariko mana, muje mu mugongo w'Imana, muje mu mugongo w'Imana, jya mu mugongo w'Imana. izina ry'Uwiteka rihimbazwe, izina ry'Uwiteka nirihimbazwe, izina ry'Uwiteka nirihimbazwe. mbega mwabarokore mwereka nsoze, kuba mu mugongo w'Imana ni byiza. Lesa la fosse benegre la igod tarasai benevora. inkoni zose wakubitwa, wazikubitwa utari mu mugongo w'Imana. ariko iyo uri mu mugongo w'Imana, Imana iraguheka
none iyo uri mu mugongo w'Imana barakujugunya, bakakujugunya batazi aho Imana ihagaze, bagasanga muri ya manga nimwuguhetse yateze umugongo, hanyuma bakakujugunya ku mugongo w'Imana. weho n'Imana mugakomeza urugendo. Se ko mbona mushaka kuyiha amashi, muyayihaye yayigwa nabi. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe. Ntanuwabitabera, ntanuwabitakwira ko bitinda kuza. uri umuntu nk'abandi nta tandukaniro. Imana ikwibutse none abantu bakuyobera. wavuga igifaransa cyongereza kikaza, iyo yaguhaye iguhambirira bareba. Imana ntiroba raba ntukubutone, ahubwo mu isi yose uyubahira mwemera. uko waba uri kose takuyubaha, ibinini bikureba wowe kemura icyo. abigishwa ba Yesu baramubajije bati, iriya mpumyi tubonye ese n'icyaha cy'iwabo wase n'icebwe? Yesu arabasubiza, ntabwo ari icyaha cy'iwabo, nta nubwo ari icebwe, ahubwo ni ukugira imirimo y'Imana. nta n'uwabitabe, nta n'uwabitakira. uri umuntu nk'abandi nta tandukaniro. Imana ikwibutse none. Sawa, dusengera ibindi byifuzo. hanyuma mw'abakristo mwe, niba muri kumva mwari mwarakuyemo amaguru, niba mwari kuva mwari mwarakuyemo amaboko, niba hari ibyo mutari mugikiranukaho, mwongere mubwire Imana ngo Mana dusubize mu mugongo. Gahunda ni ukugabanya umunwa, gahunda ni ukureka gukuramo amaguru n'utuboko, ubundi iduhetse ikatuvongerera ku mukati, iduhetse ikaduha akabiswi, iduhetse ikaduha akazi, iduhetse ikaduha amafaranga, iduhetse ikaduha amazu, iduhetse ikadukorera ubukwe. Murashobora gusenga. Pasiteri Pole, egera hino dusengera ibi byifuzo. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro, turagushimye mw'iri teraniro, nta gushidikanya watugendereye, wavuganye natwe, wavuze mwami imibereho yacu, waduhereye ku musatsi ndetse ugeza ku mano, waturondoye uratumenya. turagushimye, izina ryawe rihabwa icubahiro. Ntabwo uvuga nk'inyoni, ahubwo wavuze turakumva. Waranguruye buri umwe wese muri teraniro yumvise kuvuga kwawe. Turagushimiye kuko utadutereranye, turagushimiye kuko utaturetse, turagushimiye mwami kuko twitaho mu buzima bwa buri munsi. Izina ryawe rihabwa icubahiro. Hari aho wadusize mwami, hari amasezerano wasezeranye natwe, abenshi barataye baribagiwe, abenshi mwami bashatse kuva ku mugongo wawe, kandi mwami kuri wowe niho dukirira, kuri wowe niho twubakiye. Izina ryawe rishirwe hejuru. Dusengeye ubwoko bwawe mwami, abibagiwe mwami igitare basatuwemo, turabasengeye kugira ngo ubabare mu gihe nk'iki ngiki, kandi ubatabare ubarengere. Izina ryawe rishirwe hejuru. Turi hano dusengeye ibyifuzo bitari bimwe, dusengeye mwami buri umwe wese kugira ngo abo kugirwa neza n'Imana yacu. Dukeneye gutabarwa, dukeneye gukomeza kuba mu mugongo wawe. Turasenze mu izina ryawe, izina ryawe ryubahwe, niko tubyamaje twizeye mu izina rya Kristo umwami wacu. Amen.